nyuma y'uko abanyabutumwa, abayobozi ndetse n'abapadiri bashinzwe ubutumwa bwa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro mu maparuwasi ya Diyoseze Gatolika ya Cyangugu basuzumye bakabona ko abafite ubumuga bw'uruhu nabo bari mu byiciro bitakirwaga neza mu muryango mugari, rimwe na rimwe hakaba abahishwaga mu ngo ntibagaragazwe n'abo mu miryango yabo, bityo ntibabashe kugira uburenganzira busesuye kimwe n'abandi. Muri Mutarama mu mwaka wa 2021 ku bufatanye na Mission Autriche, Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ya Diyoseze Gatolika ya Cyangugu yatangije umushinga w'imyaka 3 wita ku bafite ubumuga bw'uruhu. Rukundo Nepomuseni, umukozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ya Diyoseze Gatolika ya Cyangugu ushinzwe guhuza ibikorwa by'uyu mushinga, arasobanura ibyo bibandaho bafasha abafite ubu bumuga. Umushinga wita ku bafite ubumuga bw'uruhu ugamije guteza imbere imibereho n'uburenganzira bw'abafite ubumuga bw'uruhu muri Diyoseze Gatolika ya Cyangugu. Uyu mushinga watangiye mu kwa gatatu 2021 ukaba uteganyijwe kurangira mu kwa kane 2024, akaba ari umushinga w'imyaka 3. Uyu mushinga wita ku bafite ubumuga bw'uruhu watangiye nyuma y'uko abanyabutumwa, abayobozi, abapadiri mu maparuwasi bashinzwe ubutumwa bwa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro bamaze kureba basanga ikibazo cy'abafite ubumuga bw'uruhu nabo bari mu byiciro bitakirwa neza mu muryango nyarwanda, ahanini byibasirwa n'amakimbirane abera mu muryango, rimwe na rimwe bagahishwa no mu mazu y'iwabo kubera icyo kibazo, ababyeyi bafite ubwoba, bityo ntibabashe kugira uburenganzira busesuye kimwe n'abandi banyarwanda. Uwo mushinga rero ibyo dukora biri mu byiciro bitatu. Icya mbere ni ukurengera uburenganzira bw'abafite ubumuga bw'uruhu binyuze mu biganiro bitangwa mu nzego zitandukanye, aho bagenda, aho barara n'aho banyura hose, ndavuga yaba ari mu mashuri, yaba ari ku isoko, yaba ari mu mavuriro, yaba ari no muri community muri rusange, aho nyamukuru twibanda mu biganiro biganisha kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe binyuze mu bukangurambaga buhabwa ababyeyi, abafite ubumuga bw'uruhu, abayobozi b'inzego z'ibanze, abo dukorana mu butumwa bwa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro mu maparuwase, ndetse n'abashinzwe isanamitima muri rusange, kugira ngo abo bantu babashe kwakirwa neza mu muryango nyarwanda. Icya kabiri kitabwaho ni ukugira ngo nibura bafashwe kandi bunganirwe mu burezi, kuko ahanini no muri sosiyete babamo no mu burezi busanzwe hari aho batakirwa, noneho ubukangurambaga bubera mu bigo by'amashuri bunagambiriye kugira ngo babashe kwiga kimwe n'abandi kandi bafashwe aho biri ngombwa, kuko ni ubumuga ntabwo ari uburwayi. Ikindi nacyo ni ukunganirwa mu bijyanye n'ubuvuzi, kuko baba bakeneye serivisi zihariye cyane cyane zishingiye ku ruhu. Mu turere aho twari dutuye, akarere ka Rusizi na Nyamasheke, bigaragara ko hari serivisi baba bakwiye nk'izo kubona amavuta abunganira bitewe n'ikibazo cy'uruhu bafite, ndetse n'imirebere yabo ntago iba imeze neza, bityo nka komisiyo tukaza tubunganira bijyanye n'ubuvuzi kugira ngo babashe kwisanga cyangwa no kubana n'abandi muri sosiyete nta rwikekwe, kuko aho bafite imbogamizi babunganiwe. Nibyo koko umushinga ugitangira ubwawo benshi muri bo ntibari banazwi, kuko bapfukiranwaga mu mazu, bakingiranwa mu mazu aho baba, kubera ko ababyeyi ubwabo bari bafite ubwoba banga abana bacu bashobora kuba abagizi ba nabi, babica, babangiza, bashingiye yuko wenda byaba intandaro yuko ibihugu by'ibituranyi bababonamo ko byaba intandaro y'iterambere y'ubukire, zimwe mu ngingo zabo. Ugitangira rero ntago bakirwaga, kuko ubundi ntitwari tunabazi, ariko binyuze muri bya biganiro by'ubukangurambaga twabashije gusobanukirwa n'imbogamizi bagiye bahura nazo, bityo tumenya ikibazo nyamukuru bari bafite cyo kutakirwa, cyo kutumvwa, cyihezwa, kuko no mu burezi ntibabagamo, no kwa muganga bahoraga babafasha, rimwe na rimwe ugasanga bameze nk'uko wakorora amatungo mu nzu. Ku ruhande rw'abafite ubumuga bw'uruhu kimwe n'ababyeyi b'abana bafite ubumuga, basobanura uko bari babayeho mbere y'uko bahura na Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ya Diyoseze Gatolika ya Cyangugu, bavuga ko mu muryango mugari aho batuye bahezwaga bakabwirwa amagambo basesereza bitewe n'imiterere y'uruhu rwabo. ibintu byabagiragaho ingaruka zirimo kubaho bigunze.
nitwa Nahayo Barekaye, ntuye mu mudugudu wa Musagara, akagari ka Gako, umurenge wa Kagano, akarere ni Nyamasheke. Urabona ahantu umuntu usa nkanjye ahisha avuka aba ari umwe umwe, ntabwo aba ari abantu benshi bafite ubumuga bw'uruhu. Hari igihe umurenge avuka ari umwe cyangwa ari babiri, ariko nyine byari bigoye cyane, kuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ni umuntu wari utotezwa cyane, abangamirwa n'abantu yisanzemo, atotezwa n'abantu n'ubundi bamwita amazina atamushimisha, bamwita nyamweru, kivejuru, ugira ipfunwe, ugatinya kujya ahari abantu, mbese birakubangamira mu bushobozi bwawe bwose. Urabona ko navutse kera, navutse nisanga bisa nkaho ndumwe, natotezwaga cyane ngewe birenze pe, uretse uko nagiye ngenda ngewe niyakira, byaje kugeraho ndiyakira. Hari aho tujya dusanga we ntabwo yemererwaga no gusohoka, atinya ko bamwica. Nitwa Ntibereye Tasiyani, ntuye mu mudugudu wa Mubuga, akagari ka Nyarusange, umurenge wa Bushekeri, akarere ka Nyamasheke. Ubundi mbere nari ndiho mu buzima bugoye nkimara kubyara uyu mwana, kubera yuko nta hantu yari azwi na hamwe, nta mbega yabagaho mu itotezwa, bamutoteza. Bayavugira Alphonsine, twebwe bashinzwe ubutabera n'amahoro bataratumenya, abaturage batwegereye babwiraga abana babo ati ntimugere hariya, ntimusangire na biriya bivejuru, niko bavugaga. Ugasanga bari kurugero babahuganya, ubwo nyine ugasanga abana babuze amahoro. Abana bagiye ku ishuri, bajya bagera mu nzira, abana bakacumura kubakubita, abana bakanyura izindi nzira ntibanyurane hamwe n'abandi. Amazina yanjye nitwa Mukayisenga Delphine. Twariho mu bwigunge, twasangiraga n'abandi, twegeraga abandi, twaganiraga n'abandi, nta mituweli twagiraga, mbese twari dufite ikibazo, ntitwarebaga ngo tubone. Ariko aho tumariye kumenywa na komisiyo n'ubutabera, hari ibyagiye bihinduka mu ruhande rwacu. Kuri ubu muri iyi myaka 3 ishize bafashwa na komisiyo y'ubutabera n'amahoro, abafite ubumuga bw'uruhu barishimira ko batinyutse kandi bahabwa agaciro aho batuye, nk'uko bisobanurwa na Ikimpaye Jean de Dieu na Domitire bo mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi. By'umwihariko aba bombi bafite ubumuga bw'uruhu bakaba barashakanye nyuma yo guhurira i Kabgayi, aho bari bagiye kuvuzwa amaso na komisiyo y'ubutabera n'amahoro. Ubu bakaba bamaze imyaka irenga 2 babana, bakaba barabyaranye umwana umwe w'umukobwa kandi udafite ubumuga bw'uruhu. Banyita Ikimpaye Jean de Dieu. Ikintu nishimira ni ukuntu baduhuje. Njye ubwanjye sinari nzi ko hari abandi bantu babana n'ubumuga bariho. Baraduhuje, turabonana, turamenyana. Icyo nicyo cya mbere mbasha kubashimira. Twamenyanye gutyo turi mu mahugurwa, twari twagiye Kabgayi kwa muganga, ariko komisiyo itujyanye turamenyana, turibwirana, biba ngombwa ko batuhuza, baratubwira ati nimugende mukora amatsinda mumenyane. Ubwo niho namumenyeye, turamenyana nyine birangira ambereye umugore, turabyaye, dufite umwana umwe. Ahubwo nanjye buriya byarantunguye cyane, nibajije uko byaje, nzi ko dushobora kubyara umwana ufite ubumuga, ariko nta kibazo. Abantu bararebye baratangaye, ahubwo ntawamenya n'imbaraga z'Imana sinzi. Nyine abantu bumva ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu gashobora kubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu, wababwira iki? Aba bantu benshi hari n'abatinyaga hari kuba bashaka, ariko inama nabagira nuko bashaka, bazaze barebe icyitegererezo. Nitwa Nyasanzivugo Domitire, nkaba n'umama w'umwana, abana babiri. Uyu nguyu akaba yitwa Uwineza Kevin, kandi namushakanye na Ikimpaye Jean de Dieu. Twahuriye i Kabgayi ntamuzi, twagiye mu buvugizi, baduhamagaye bwo kutuvura amaso. Dushima yuko bampaye amarineti, nza kuba amarineti, tumanuka tuganira nawe, duhana n'amanomero ya telefoni. Ndamubwira ati uzansura, aransura mu rugo arahareba, nanjye ndamubona nawe arambona, ngira icyizere nyine. Turashima rero, kubera ko icyo nshima cyane nuko ndi mu bwihebe, ngo nta rugo nzabona, izi icyizere nkwana na Ikimpaye Jean de Dieu. Niyo nshimira cyane, kuko yari yaduhamagaye tuki Kabgayi, nabonaga mukuru wanjye, nkabona murumuna wanjye, nkabona bari mu
nyamashesha ariko sinzi ko habonekamo umusore twashingana urugo. Tariki ya 3 Ugushyingo buri mwaka hizizwa umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bantu bafite ubumuga. Ubwo uwa 2023 wizihirizwaga muri paruwasi ya Mashyuza, mu ijambo rye Padiri Irakoze Yasenta yashimye abafite ubumuga uburyo bashobora kurenga imbogamizi zose bagaharanira uburenganzira bwabo, kandi abizeza ko batari bonyine. Ndashimira abantu bafite ubumuga bari aha ngaha ko nabo barenga izo mbogamizi zose sosiyete ibashyiraho, hanyuma bagaharanira uburenganzira bwabo, bagaharanira kwinjira mu iterambere ry'igihugu cyacu, kwinjira mu iterambere ry'isi. Bagira ngo mbabwire yuko urwo rugamba muriho ntabwo muri mwenyine, barufatikanyije kandi tuzarutsinda. Ndashimira ababyeyi b'abana bafite ubumuga, ndabashimira umuhate bagira wo kurenga, mu gifaransa agira bita stigma, mu kinyarwanda sinzi kukivuga, mumfashe, kurenga ukuntu sosiyete ibaheza, ukuntu sosiyete ibashyira ku ruhande, ukuntu sosiyete ibashyiraho icyasha ko babyaye abana bafite ubumuga, ariko ibi byose bakabirenga, abo bana bakabitaho. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bisaba imbaraga, cyane cyane imbaraga z'umutima, imbaraga za roho. Abenshi muri bo baduha ubuhamya batubwira ko babifashwa muri ijambo ry'Imana ndetse n'ubuyobozi bubashyigikira. Babyeyi muri aha ngaha n'abatari aha ngaha, abo twagiye tuganira nabo tutarahura, ndagira ngo mbashimire uwo muhate. Ni imbaraga z'Imana zibarimo, muri izo mbaraga zigaragaza rero abana bacu tubiteho, tujye kubavuza, tubajyane mu ishuri. Izo mvune zose tuvunika nicyo duhamagariwe, ni inshingano zacu. Kugeza ubu mu maparuwasi yose ya Diyoseze Gatolika ya Cyangugu harabarurwa abafite ubumuga bw'uruhu 98 bamaze kubumbirwa hamwe, bakaba bitabwaho na Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro. Muri bo abasaga 35 bakaba barashyizwe mu ishuri. Muri iyi myaka 3 kandi barishimira ko binyuze mu nyigisho za Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro, sosiyete yarabakiriye. Binyuze mu matsinda yo kubitsa no kugurizanya, komisiyo yarabunganiye ibaha inkunga. Barorozwa kugira ngo nabo badakomeza guhezwa mu iterambere rusange. Theophile Ngendahimana muri Diyoseze ya Cyangugu.